Hello guys, nanone kambaye ikaze kuri Ki Property Rwanda. Nemere nk'ibisanzwe. Noneho iyi yo murayigura ndabarahiye. Turi rero hano aha ni muri Kicukiro hafi ya Sonatube. Kuva Sonatube ujya hano ndi kuri iyi nzu ni iminota itarenze 5 ni imodoka. So ni hafi rero ya Niboye, uri hano ufite view ya Niboye, urumva ko nta hantu heza, cyangwa se uri Remera umanuka hepfo ya Gand Legacy ukatugera hano. Ni inzira yo ku giciro cya $150 niko nyina yambwiye ngo niyo amafaranga ashaka, ariko sinzi niba waba interest ushobora kuza gakoraho make ya. Rero ngiye kuyibatembereza kugira ngo turebe se amafaranga nyina yambwiye ashaka $150 y'ino nzu biranganye. Igize rero n'ibyumba 4, toilette 3, salon à manger, igikoni kiza mu nzu ndetse no hanze annexe. Ni ibintu byiza, bana ko ni inzu iri moderne, inzu imeze neza. So hari hakurya nko kubikona irani Niboye, urumva ko na ahantu heza cyane. Ubuso ni 400. Reka twitambagirane turebe ko byifashe. Tutangiye tuwa yacu noneho turebe se bimeze bite. So ukiva hanze ubona ko iyi ni gate, ubona ko ni inzu yubatse neza ikomeye. Reba iyi gate yayo, hejuru ikagira rooftop, ifite balcon, ifite view nziza. Ndabatembereza. Ubuso 400 kuri $150 niyo mafaranga yambwiye ashaka ngo yanyuma, ariko aba interese ya maybe yakuraho makeya mukabasha kumvikana. Reka mbahe tuwa rero muze kumbwira ku biciro ndetse n'amafaranga ari gushaka. Se $150 kuri iyi nzu ahantu hafi ya Niboye, hafi ya Sonatube, byagufata iminota 5 kugera hano. Se birahura? Reka turebe, murambwira hasi muri comment. Ko muri kubona rero, reka mbahe tuwa turebe hano turimo imbere. Ubona ko iyi ni parking, ahantu ushobora kuza ugashyamo imodoka 3 ziparitse neza cyane. Ubona ko ni inzu imeze neza, inzu nini kuri famille yubatse neza. Ubona iyi ni bariko hanze kuri master room, ifite bariko yayo. Tukajya n'indi bariko yo kuri salo, n'ahantu heza hafi ya Sonatube. Kuva ujya mu mujyi na ahantu hafi cyane. Uri hano bureba Niboye, hano ni muri Kicukiro, ariko kino gice kijyanye na Remera hano munsi ya Gand Legacy Hotel. Reba ko inzu imeze neza, ubona ko yubatse bisa neza cyane. Reka tukorane tuambereke. Reka mbahere hejuru turebe kuri rooftop, mbereke kuri kaviyu gahari turebe se bimeze bite. So hano uzamutse ahangaha tuba tugiye kuri rooftop, ku bantu bakunda kuba bigira ahantu bafata akayaga uri nko mu rugo. Iyi ni inzira ijyayo, ubona ko ni ibintu bimeze neza cyane. Ni inzu iri ahantu, hano ni mu mujyi. Ubona ko iyi ni rooftop, haruguru ni abaturanyi, n'imbere ni abaturanyi. Ubona ko hari video ndi gufata hehe ni Niboye, haragiye na Sonatube. So iyi ngiyi Niboye ahantu hazi kuri Kontrako, kuri Sosoma, ku bantu bahazana ko ni inzu iri hafi cyane mu mujyi, bimeze neza. Reka mbajyane imbere rero turebe naho se bimeze bite. Dore ku muhanda, wa muhanda wa Sahara ujya Kabeza ni hano hakurya yanjye nkuko muri kwibona. Umva ko na ahantu heza cyane. Mbajyane imbere turebe mu nzu bimeze bite. $150 niyo mafaranga yambwiye ashaka kuri iyi nzu. Ese birajyanye cyangwa se ni menshi? Ariko ni inzu hano heza, urumva ko iri mu mujyi. Ubuso ni 400, ibyumba 4, toilette 3, salon à manger, igikoni mu nzu ndetse no hanze. Iyi ni bariko yo kuri salo, ubona ko ni bariko imeze neza. Bagiye bakoresha amatafari meza ya ruriba, ubona ko ni ibintu bisa neza cyane. Reka twinjire mu nzu turebemo imbere ese bimeze bite. Wow, reba iyi salo, ubona ko ni salo nini. Parafo reba nawe ni gypsum, ahantu hameze neza. Reba ama spotlight, amatara ameze neza. Reba ubona ko iyi nzu ni sawa. Muraza kumbwira hasi muri commentaire, mumbwire se iyi nzu n'aya mafaranga $150 aha hantu turi hafi y'ibintu byose mu mujyi bimeze bite. Ubundi aha ni mu Kicukiro, muri Kicukiro ahantu hafi ya Niboye, hafi ya Sonatube, kino gice cyegeranye na Remera, hepfo ya Gand Legacy Hotel, hano za Prince House hepfo ku bantu muhazi. Reka turebe tuvuye muri salo yacu, salo nini yisanzuye imeze neza. Reka tugende mu byumba, ariko tuvuye kuri salo tutajya mu byumba. Hano dufite salle à manger, ubona ko ni salle à manger nini isa neza cyane. Wow, reba ubona ko ni ibintu bizima. Reba nawe, reba noneho kano ka sink bashyize hano ko gukarabiramo.
reba aka kantu ukuntu kameze neza nagakunze. Wow, reba ubona ko ni ibintu bisa neza, ubona ko ni inzu igezweho iri moderne, kandi ikintu nayikundiye ni inzu yisanzuye mo imbere imeze neza, kuri famiye ni sawa. 150,000, ibyumba 4, dushe na toilette 3, igikoni cyiza mu nzu kiri moderne no hanze. Ubuso ni metero kare 400. Reka tugendane dukomeze mu gikoni. Wow, ikaze mu gikoni cyiza cyane kinini. Reba iki gikoni, igikoni cyiza gifite utubati twinshi cyane, utubati duhagije, utubati tumeze neza. Reba iki gikoni ukuntu kimeze. Wow, igikoni kinini, utubati niterebye. Reba nawe utu tubati ukuntu tungana, iki gikoni kikuntu gisa neza. Ntabwo ari cyo gikoni kiri open, kuko bashyiraho urugi ushobora kwita ukinga kugira ngo n'umuntu uri hariya ntarebe mu gikoni. Niko babikoze, ubona ko niko bimeze, ntabwo ureba mu gikoni, ariko ni igikoni koko. Reba cyiza kinini, utubati twishi, kiri connected n'icyo hanze mu gikari. Ubona ko hano ni mu gikari h'inzu. Mbere yuko tujya mu byumba, do amanegisi ahagije, do inzu y'umukozi ngiri yamuhari irimo. Dore igikoni cyo hanze ku makara, ubona ko birasa neza. Haruguru do ikigega cy'amazi, dushe na toilette y'umukozi na stock hano. Iyi ni bariko yo hanze. Reba aho kwanika imyenda ngaha mu gikari. So ubona ko ni inzu ikoze pe, ni inzu nini kuri famiye, ni inzu imeze neza. Hafi ya nibo hano hakurya do kuri Kotara ko kubahazi, kuri Sosoma uvuye Sonatibe ni minota 5 kuri wa muhanda mushyashya. Waca kuba muhanda mushyashya ujya uca Sahara ugana Kabeza ku bantu bazi no nzira, ukatugera hano. Urumva ko rero ni hafi yo mu mujyi, ni ibintu byiza cyane. 150,000 kuri iyi nzu ifite ibyumba 4, toilette 3, salon salamanje, igikoni. Ubuso 400. Urumva ko n'ubuso buhagije. Ese twakomezanya nkajya kubereka mu byumba ese bimeze bite? Kandi nongera guha ikaze ku bantu bashyashya hano kuri Property Rwanda. Nemere nk'ibisanzwe, reka tugendane nkubwira ngo niba umushyashya hano ntibagirwe gukanda subscribe. Reka tukomeze mu byumba rero, tugiye guhora mu cyumba cya mbere cyangwa se icyumba cy'abashyitsi. Reka tutemberane dukorane tuba turebe. Wow, ni icyumba kinini. Noneho akarusho k'iyi nzu, ahantu hose harimo garde-robe. Ubona ko ni ibintu byiza bakoze, ubona ko garde-robe nziza, birasa neza cyane. Ubona ko ni inzu uzana imyenda gusa, kuko niba bashyizemo garde-robe ibintu by'ingenzi by'ibanze. Urumva ko iyi nzu yacu irabifite. Reka turebe dushe na toilette y'iki cyumba cya hano cy'abashyitsi. Wow, ubona ko ni inzu isanzwe. Noneho amadushe yayo, ubona ko ni dushe nziza, ibyumba binini. Reba iyi ni dushe y'icyumba cy'abashyitsi. Hano nuko ifite ibikoresho bimeze neza bizima, ubona ko ibintu birasa neza cyane. So tuvuye muri iki cyumba rero cya mbere cy'abashyitsi, reka nze mbatware mu bindi byumba 3 bisigaye, maze nabyo tubitemberane turebe seho bimeze bite. Tuvuye kureba icyumba cya mbere rero, reka turebe ibyumba 3 bisigaye, dukomeze muri koridori hano. Uru ruhande tuhafite ibyumba 2 bisangira dushe na toilette, tukajya n'ino nzira ijya hanze mu gikari. Reka duhere ku iki cyumba cya mbere kirimo hano, turebe seho bimeze bite. Wow, reba icyumba kimeze neza. Reba garde-robe we. Urabona ko ibintu hano byose birateguye. Ubundi ni gake aba bantu bakabagurisha bashyiramo ama garde-robe, ubuzisanga mu nzu nke. Iyi ni imwe mu nzu ifite izi garde-robe tubashije kuba twageraho mu mazu makeya aba ari ku isoko. Ubona ko ni icyumba cyisanzuye kimeze neza nk'uko mwabibonye. Iyi ni ya nzira nanone itujyana mu gikari ica hano muri koridoro y'ibi byumba. Reka tukomeze turebe n'ikindi cyumba nacyo, kuko dufite ibyumba biri ku ruhande biza bigasangira iyi dushe na toilette. Reka duhere muri iyi dushe na toilette, bya byumba byacu 2 biza bigahuriramo. Wow, ubona ko ese iyi dushe si iyo ngiyo we. Ubona ko ni dushe nziza. Reba dushe isa neza cyane. Reba ibikoresho byayo, ubona ko ni ibikoresho bizima byiza. Ubona ko ni inzu nziza ya famiye,
inzu nini iri ahantu mu mujyi kabisa ugereranyije na location cyangwa se n'izindi nzu dufite ku isoko, kuko izindi nzu zisanga za Kabeza, Kanombe n'ahandi, ariko ahangaha ni mu mujyi cyane. So tumaze kureba ibyumba bitatu rero, reka mbajyane mu cyumba cya nyuma cya master room turebe naho bimeze bite. Ahangaha rero twinjiye muri master, ni icyumba kinini gifite douche na toilette. Reka nze hano gifite iyi douche na toilette igira inzira ebyiri. Ubona ko iyi ni inzira ya mbere ijya muri douche, ariko turaza kuyicamo nyuma turebe mbereke neza uko bimeze. Tujye mu cyumba ndebera iki cyumba, cyumba cyiza kinini. Reba gifite kirangana nka zimwe mu masaro ubundi ya bimwe muri za nzu ntoya tujya tugira. Reba iki ni icyumba cyose, reba iki cyumba cyose gifite garde-robe, reba urwambariro uko bimeze. Noneho kumwe nababwiye ko harimo inzira ebyiri zijya muri douche, dore iyi ni inzira ya kabiri uciye hano mu rwambariro. Ubona ko inzugi ni ebyiri. Reka aha se nkuhakinga makinge, noneho wow, ntabwo biri gukingika neza. Ubona ko iyi douche, ubona ko ni douche isa neza. Reba agasinki ugashyiramo utuntu twawe hano bisa neza. Reba aho gukarabira, ubona ko birasa neza. Miruwari, utu tutara two tugomba kuba twaka, biba bisa neza. Wow, nice. Ubona ko iyi nzu ni sawa, iyi nzu ni insirimu. Reba aho gukarabira, intuza hano ugahita ufunga amazi abashe kuba yaza hanze uvuye muri douche imbere, ukahita unakingura, ibintu bigasa neza cyane. Reba izi shower nako ni ibintu bisa neza. So ubona ko iyi ni douche nziza, douche nini kuri master room. Nta kintu doucheho, nta kintu mubuze kuzamo vuga ngo urabona ngo ni gatoya, kwa kundi mu blaming. Ubona ko ni douche nini cyane yujuje standard zose. So ubwo rero reka tukomezanye turebe tugera ku musozo. Wow, ubona ko ni ibintu bizima. Tuvuyara muri douche, reba urwambariro nguru, ni ibintu bihagije. Tukajya hanze, ubona ko iyi ni master nziza imeze neza. Dore plafond gypsum. Ukahita usohoka aha dufite ikintu twafita nka bariko. Ubona ko iyi ni bariko isohoka ku cyumba cyacu cya master. Iyi ni bariko, umva ko icyumba gifite bariko yihariye. So ubona ko iyi ni bariko yo kuri master room, ukaza ukicarira nka nimugoroba, mu gitondo se ça dépend, cyangwa se bitewe. Reka turebe rero, ubwo se hasigaye cyangwa ngo inzu yacu ntiturangije tuwa mu gikari se sinahaberetse. So nkuko tumaze gukora tuwa yacu rero, ubona ko ndamaze kubereka ya nzu yacu rero iri kugurishwa aho turi Kicukiro, ariko mu gice kiri hafi ya Remera, umanutse munsi ya Grande Legacy cyangwa se hafi ya Alpha Place ku bahazi, hakaba hafi ya Niboyi ku bantu muzi Niboyi. So nkuko tumaze kubona tuwa rero, nkuko mwamaze kubireba ya nzu yacu rero twayirangije. Aho twari turi ni Kicukiro, hano turi muri Kicukiro ariko hafi ya Remera, ni hepfo ya Grande Legacy cyangwa se ku bantu muzi kuri Alpha Place. Urumva ko ni ahantu heza hafi ya Niboyi. Hano bureba Niboyi ni nk'iminota 5 uvuye kuri hano hazwi nka Sonatube. Urumva ko ni ahantu heza. Aho twari dufite inzu yacu rero igurishwa miliyoni 150 nk'igiciro yambiye cya nyuma, ariko mpamya ko abayentesi cyo gukuraho makeya. Iri mu buso 400, ibyumba 4, toilette 3, salo na salamanje, igikoni mu nzu kiri moderne ndetse no hanze rooftop hejuru. Urumva ko ni ahantu heza. Ni karibu cyane rero, kandi nkuvuga ngo ni umushyashya, please ntibagirwe kuduha subscribe, commentaire na share byanyu. Ni inkunga ikomeye cyane kuri mwebwe. Ni ahantu heza cyane rero, ni karibu tugutembereze uyu munsi. Duhamagare kuri screen, hariho nimero, duhamagaruze tukugeze ku ino nzu ubashe gusura. Nushima tuguhuze na nyirinzu. Gusura n'ubuntu, nimwitinya gusura inzu kuko turi gucuruza. None se nimudasura tumva tuzaba turi gukorera iki? Nimusure, ntago gusura twishyuza, n'ubuntu. Turavugana umaze gushima inzu, tukareba ukuntu twagufasha kwigurira umutungo. Ni karibu rero, mwakoze kubana natwe kuri tuwa Nemire nkuko bisanzwe.